Twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze muri aka kanya. Mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Rero muri aka kanya twifuje kubagezaho amakuru ya application zihari aka kanya. Application mwakora kugira ngo namwe mugire amahirwe yo kwiga. Abantu benshi bifuza kwiga muri University of Rwanda, by'umwihariko muri aka kanya niyo tugiye kugarukaho ku itangazo basohoye ku bantu bifuza kwiga ubuganga ndetse n'uburezi. Rero muri aka kanya tugiye kugaruka ku makuru baduhaye akenewe kugira ngo umuntu abe yabasha gukora application. Hari amakuru batanze azabafasha gukora application, rero niyo tugiye kugarukaho kugira ngo mube mwitegura kandi munategura ibikenewe hakiri kare, ndetse n'itariki yatangajwe iyo gutangiriraho ndetse n'iyo gusorezaho gukora application. Rero tudatinze, University of Rwanda yavuze ko application izatangira ku itariki 17 ubwo z'uku kwezi muri make. Ku bantu bifuza kwiga Bachelor of Medicine, Doctor of Dental Surgery and Bachelor of Education in Physical Education and Sport, ndetse na Bachelor of Surgery. Ibi rero nibyo byafunguwe bigiye gukorerwamo application guhera ku itariki 17 kugeza ku itariki 30 z'uku kwezi. Ni byiza rero ko abantu baba bagomba kubikurikirana hakiri kare kugira ngo aya mahirwe atazabacika kandi mufite amanota abibemerera. Gusa niba ushaka ko tujya tubana muri application zitandukanye, ukande subscribe kugira ngo application zose tuzajya dushiraho ujye uzibona kandi uzibonere ku gihe. Ntibagirwe gukanda like ngo wandike na comment uduhe igitekerezo, kandi ukore na share kuri bagenzi bawe basoje kwiga ndetse n'abashoje mbere yaho kugira ngo aya mahirwe atabacika. Noneho muri aka kanya reka turebere hamwe ibisabwa kugira ngo muzakore application. Byatangajwe, birumvikana ko kandi uba ugomba kubyitegura hakiri kare kugira ngo application uzayikore mu ba mbere, kuko no kuyikora mu ba mbere haba hari amahirwe menshi yo kuba bagufata. Biba ari byiza kugira ngo uyikore mu ba mbere. Kandi namwe abo batatangaje itariki, namwe ni vuba kuba abangaba batubwiye bamaze gutangaza itariki yabo, namwe ni vuba. Rero reka turebere hamwe ibisabwa kugira ngo ube wakora application. Reka tubisome nkuko UR yabitangaje. The University of Rwanda UR informs prospective applicants wishing to apply for the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Doctor of Dental Surgery and Bachelor of Education in Physical Education and Sports to be offered at the College of Medicine and Health Science, Huye Campus, and College of Education, Remera Campus, respectively, that the online application system for the academic year 2025 to 2026 will be open from 17 March to 13 March 2025. Minimum entry requirement. These free academic programs are very competitive with very limited places. Therefore, applicants are requested to only apply to one of the free programs. Details of the minimum entry requirement specific to each academic program are published on UR website. Guidelines for applications. Applications are submitted online through the following steps. Visit the University of Rwanda website www.ur.ac.rwa and click on admission section at the main menu bar. For national applicants who completed senior 6 from 2012 to 2024, click on the new application
and continue the application process as indicated. For all international applicants as well as national applicants who completed Senior 6 before 2012. Complete biographical information to generate the reference number and create PIN, and then upload the required documents using this link: efiling.ur.us.rwa. Applicants with foreign qualifications, certified copy of your advanced Senior 6 certificate of secondary education, and copy of your national ID card for national applicant. Please record your reference number and PIN before taking any further steps. After generating your reference number, pay a non-refundable fee of Rwandan francs 5k for Rwandan. After the payment of the application fee, continue the application process after 10 to 15 minutes. Muri make iryo tangazo niko UR yaritanze, gusa iby'ingenzi bavuze kuri izi ntuza faculty zifunguye cyangwa se ku bantu bagomba kwa applyinga. Batubwiye mbere na mbere ko ari abantu barangije Senior 6 kuva 2012 kugeza muri mwaka wa 2024 tuvuyemo, nibo bagomba gukora application. Ubwo kuri aba barangije iki gihe gisize, ubwo mwe murangije kino gihe kirangiye, n'abantu barangije kuva 2012 ubwo bose baremerewe. Rero icy'ingenzi bavuzemo ubwo ni ugukora application, wasoza ukishyura 5,000, noneho ugategereza nyuma y'iminota 10 kugeza ku minota 15. Gusa byaba byiza utegereje kugeza mu minota 15, nibyo byaba byiza kurushaho. Kandi ntabwo twabibagiwe, mwe mwifuza ko tubakorera application, ahangaha hari nimero mugomba koherezaho document zanyu, noneho tukabafasha gukora application. Tubakora application neza, zizewe kandi zimeze neza. Rero ku bantu bashaka ko applyinga ibi bijyanye n'ubuganga, bagomba kuba barize PCB, MCB na BCG. Ubwo ayo niyo combination bagomba kuba barize. Noneho ikindi kandi ugomba kuba utari mu manota ari munsi ya 70 kandi udafite munsi ya C. Ubwo mbese nuguhera kuri C kuzamura B na A. Ubwo ufite munsi ya C we ntabwo bikunda. Gusa nubwo kugerageza biba bikenewe, ariko byaba byiza ayo manota ariyo y'ingenzi ufite, kuko ni ibintu biba bisaba amanota menshi. Ntabwo wakapplyinga ubuganga udafite amanota menshi. Rero aya yavuzwe niyo agomba gukurikizwa kugira ngo ukore application. Rero ku bantu bize education, namwe hari ibyo bagiye babatangariza. Icya mbere ni uko warize MCB, warize BCG, PCB, CME, MCE, MPC, MEG, MPG na PCM. Ariko ahangaha ni muri Department of Physical Education and Sports. Ubwo ni yingi batangaje muri campus ya Remera. Bachelor of Education with honors in Physical Education and Sports. Ubwo ama combination tuvuze haruguru niyo ugomba kuba warize, kandi ugomba kuba ufite 2 principal pass nkuko babivuze. Izo 2 principal pass ukaba uzifite mu science, kandi nawe ukaba utari munsi ya C. Ubwo nuguhera kuri C gusubiza hejuru kuzamura BA. Ubwo munsi ya C ntabwo byemerewe. Noneho amanota fatizo na amanota 60%. Ubwo kuva kuri 60% gusubiza hejuru, ubwo nimwe mwemereye kwa applyinga education nkuko babivuze haruguru. Rero ndabashimiye mwe mwese mubashe gukurikira aya makuru. Niba ushaka ko tugukora application, nimero turazifite, wahamagaraho cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Gusa byaba byiza utwandikiye WhatsApp kuko
hari abantu benshi tuba dukorera application. Rero nimero ni 078 04 05 820 cyangwa se 079 16 26 869. Watwandikira kuri WhatsApp rero cyangwa se ukatwandikira SMS mu butumwa busanzwe, nabwo turabusoma. Guhamagara bibaye ngombwa wahamagara, ubwo usanze turi ku murongo twagufata cyangwa se nitugufate. Gusa icyiza nuko wakoresha WhatsApp ukatwandikira WhatsApp, tuba turi online igihe cyose kandi hari benshi tuba dufasha, niyo mpamvu guhamagara biba bigoranye. Rero ndabashimiye, mukore subscribe kandi aya makuru muyasharinge kuri bagenzi banyu barangije, yaba barangije muri uyu mwaka urangiye n'abandi barangije kuva 2012. Aya mahirwe bose arabareba. Ndabashimiye rero kandi amahirwe masa mwese, mbifurije kuzaprayinga kandi bakabafata, namwe mukajya kwiga muri University of Rwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.